nkababaza ariko ikintu mudushakaho ni iki? U Rwanda icyaha muturega ni iki abantu bagize bati? Kuko icyaha muturega ntabwo ari icyaha muvuga ngo ni ibintu tutuzuza hano mu Rwanda. Niba ari amafaranga yanyu mwaraje muracukumbura buri dola ije mu Rwanda ikora icyo yaje gukora, ntabwo yatwara murashyira hamwe. Namwe mwaraje murabikurikirana musanga ari byo. Nta n'ahandi mufite urugero nk'urw'u Rwanda. Ikindi mushaka ni iki? Murajya kutubaza ibya Kongo kubera iki ko Kongo ifite ba nyirayo, ndetse usibye ba nyirayo b'abanyekongo hari namwe mwirirwa muyisahura muyikoramo ibyo muyikora. Ibyo mutubwira mushaka kuturega tutakoze muri Kongo cyangwa dukora, kuki mutabikora? Ko ari mwe mubifitemo n'inyungu, ko ari mwe mwihaye no kugira ngo mukemure ibibazo by'isi yose, kuki atari mwe mujya kubikemura? Twebwe muradushakaho iki? Mbagera mu mateka ya Kongo yonzi yose nayo iki kibazo cy'ejo bundi cyavuze. Umuzigo wacu uzahora wikorewe na citizen z'ibindi bihugu kugeza ryari? Abaturage b'ibindi bihugu bazahora batwikoreye ku mutwe wabo kubera iki? Kugeza ryari? Nubwo kubikora bo abayobozi b'ibyo bihugu barabikora, bakabaha amafaranga yabo bayobora citizen b'ibyo bihugu, barangiza ariko bakaza bakabavanamo ibyishyura ibyo babahaye, ariko ntibatwara ibyo gusa byishyura ibyo baduhaye, bagatwara n'agaciro kanyu mugasigara muri ubusa. Agaciro bakakabambura mugasigara izo kintu bita eshera, ikintu Kinyarwanda wagize share, ikintu kiri aho ni nk'ikibogisi kiri mu busa imbere kiri aho, ukarunguruka mugasanga harimo ubusa, ni ikintu kiri aho mugasigara ariko mumeze ku kintu cy'agaciro. Rero icyo byari bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo yamfashanyo ibuze, we should be doubling our effort. Nk'ibyo wa mugabo Nyerere yigeze kuvuga kera, avuga twebwe abanyafurika. By the way, Nyerere abantu benshi baguma bavuga abandi bayobozi b'ibitangaza, ntabwo Nyerere avugwa bihagije, kandi yari umugabo kweli. Aravuga ngo ati twebwe abanyafurika ibihe turimo, ati aho abandi bashobora kwigendera buhoro kubera ko hari byinshi bagezeho, ati twe ni ukwiruka. Ntabwo twashobora kugenda buhoro nk'uko ibintu bisanzwe. We can't walk, we have to run. Nicyo bivuze rero. Natwe niba twari dusanzwe twigendesha buhoro kubera ko dufite imfashanyo, bayihagaritse, ubwo bivuze iki? Ugomba kwiruka umuvuduko wo hejuru bikubye inshuro 2-3, kubera ko bya bindi bya kwangizaga nduzikora ko kwangiza kuko ari iby'ubusa utakoreye, byabuze, byahagaze. Keretse rero nabwo niba turi abantu bihebye, igihe nta watugobotse ngo agire icyo atumarira, tukaba twiteguye kuvuga ngo reka twipfire.
ukarambye ukajya mu nguni nk'ahariya ugategereza igihe uri burabire. Ariko rero abantu bamera batyo nabo sinabumva, bwaba ari bwoko ki ubwo? Twaba turi banyarwanda ki? Twaba turi banyarwanda ki bagwa ku nzira bagategereza uza kubakuraho? Baba ari bantu ki? Twaba turi bantu ki? Ni ukuvuga rero ko hari ibintu bibiri by'ingenzi ushaka kuvuga, ngo hari ibyo tugomba kwanga tukabyita kirazira kubitureba, ku izina ryacu, mu izina ryacu nk'abanyarwanda, nk'abantu, nk'abanyafurika, tukabyanga, tukavuga ngo ibi ntibyatubaho cyangwa ntibyatubamo. Niho bihera, niho Singapore yahereye. Iyo yanze gupfa, yanze kuba abantu bajya ku muhanda haba hataje kugira ubakuraho ngo bakagwaho, niho yahereye. There is something we must reject. Niho bihera, za principles zose tubwiye nta n'imwe ushobora gukora idahereye ku bantu bavuga ngo ibi turabyanze. Inzira twaganamo ni iyi ngiyi gusa, ibisigaye cya kabiri rero mvugana kibisigaye ni ibikorwa. Kuvuga gusa ngo urabyanze ntabwo bihagije. Bijya bituma tujya impaka ku bantu benshi. Uriza abanyafurika, ubwo natwe turimo, we easily take offense ngo abantu badusuzuguye, ngo yantutse, ngo yavuze ko tumeze dutya. Okay, fair enough, koko nta n'ubwo ukwiye gusuzugura, ariko the best response actually is to prove it, kudasuzugura isi. Ntabwo narakazwa ngo imbaraga zanjye zose zimarwe no kurakara mvuga ngo yavuze ngo meze nti. Abari corrupt ngo bavuze ngo ndi corrupt, ngo baratinya bakavuga ngo turi corrupt. Prove that you are not. That's the first step in my view. In fact, ugaragare kukwita ko ufite icyo cyaha, umugaragarire kutagifite. Iyo utabikoze utyo, aho ibintu byinshi bipfira, abantu baragenda ajya impaka. Sovereignty, our sovereignty batuvuze kandi tumeze dutya, bigahera muri sovereignty. Ariko niba muri sovereignty ariko umeze, bareke kukuvuga. Uko tubana ku isi ni ibintu by'amagirirane. Nta ubaho wenyine, nta gihugu kibaho cyonyine, even the most powerful. Cyaba abanyamerika, abashyitsi bari hano twarebaga, bakenera abandi. Nibo bakomeye ku isi, ariko bakenera abandi. Abantu bose baruzuzanya. Ntabwo rero ku ruhande rwacu nk'abanyarwanda cyangwa nk'abanyafurika twajya turakazwa nuko ngo batuvuze. Kwanza uwo bavuze ibitari byo ntarakara ubundi. Wamvuze uko ntari, ndajya kubabazwa n'iki? Niba kandi uko ndi conscious yako,
kandi mbikora ku mpamvu. Nuvuga ko ndi umukene, umunsi ukurikira nzajya gusabiriza ariko umufuka wanjye wuzuye amafaranga, ubwo nzayakurakara ngo bavuze ngo ndi umukene? aho yo ndayafite kuko nabanyafite mu mufuka wanjye. Ariko rero kurakara bituma biba nabi. Ushobora no kurakara ufite imari yawe warangiza ukayikoresha nabi kugira ngo werekane ko udakennye. ariko icyangombwa ni ukugira ibyo twanga, ni ukugira amahame twemera. Ikindi ni ugukora ibyerekana ko uko twifuza, uko twishaka, uko tuvuga ariko tumeze bikorwa. Rero icyo nashaka kuvuga kimwe navugaga Sibomana ubwo mu minsi yashize wagiye impaka muri ibi byose turiho tunyuramo, impaka hafi buri munsi zahari no ku bandi bayobozi bari hano ku nzego zabo. Abantu bamwe nza kuganira nabo, abantu babiri b'abayobozi bo mu bihugu byo hanze bikize, tujya mu bintu byinshi byose twagomba kuvuga.